Yes, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya, twizera ko mukomeje kugubwa neza, ari nabyo tubifuriza. Reka mikaze abantu bakurikiye iList TV bari mu bice bitandukanye by'isi, mu nguni zose z'isi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Burayi, abari muri Afrika hafi y'u Rwanda, mwese turabashimiye, ndetse dukomeza no kubashimira cyane uruhare mukomeje kugira ngo TV yacu komeze zamuke. Imbere ya kamera za iList TV turi kumwe n'abasore b'ibigango bizina rikomeye hano mu Rwanda muri sinema, abakteri bakomeye cyane. Nge ni Jado twishime tugiye kubana mu buryo bwo kuyobora ikiganiro, ariko ababaganiriza uyu munsi ndashaka kubanza ndebe uno mugabo yitwaje akarabo. Bro, amakuru ni meza pa. Wanza dusuze mu gicinwa. Ciao phone. Ji to xia ta pao, ji dan ta ya ta xia ta xi li. Ji dan ta ya to fo de pu, ji dan to. Ne cha cha fo. Uguvuze nguki? Uguvuze nguki? Turasuje cyane, turabakiriye. Mu gihe tuye kugirana muri aka kanya. Okay. Thank you so much. Hanyuma mu buryo bw'amazina ni nze muzi nka shitani. Abanzi nka shitani ariko nitwa ukwizagira Gaspar. Turakwakira cyane kuri iList TV for the first time. Murakoze cyane. N'ubwa mbere. Okay. Kundi ruhande rero ni Monster. Amazina wiswe n'ababyeyi ni Niyonzima Alfred. Turabakiriye mwese kuri iList TV, tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye, tugiye kureba ese cinema mu buryo bwa action bihagaze gute uyu munsi, abantu bari kubafata gute, mukeneye iki, murashaka kugira hehe kugira ngo u Rwanda rwacu tuzazamura idarapo muri action nkuko Amerika yabigenje, twatuza ama action menshi aturuka muri Hollywood. Umeze neza sawa, ni fresh nari ibintu ni amahoro kabisa. Abantu usore burakwishe, abantu ugukora cyane nyine, abantu hard working kabisa. Okay. Shita, mbwira ibintu bitatu witinyaho. Ibintu bitatu nitinyaho. Icya mbere nuko ndeguye imiti. Icya kabiri nuko njya mu ndorerwamo mu rugo nagira ngo waduhamagara. Mwana hindutse. Icya kabiri. Icya gatatu no kumva ngo bambwira ngo shita mu muhanda. Shita. Ngumva bigatatu nazabona umugore. Ezo n'umususa wabyaye umwana bavuga ati shita. Umwana wa shitani. Ngo umugore wa shitani. Umwana wa shitani. Mukashitani. Ese umwana wa shitani bwurumva bidakomeye. Wazaza ari igitanga. Ari igitanga. Monster, nibiye ibintu bitatu uyirebaho kumva uritinye nawe kuri wowe ku mubiri wawe. Ngewe nukuvuga ngo nitinye ngurcyo umubiri ukuntu umeze, iyo nkoze siporo zikaba nkabona birimo biraza, ni ikintu cya mbere. Cya kabiri nuko ngewe ndi umuntu utagira uruha, nshobora kuba nakora umunsi wose nkora tize umunsi wose naruha. Ewana ni ikintu nzi nitinya. Iki none nitinya muri rusange, nditinya ngewe. Uri monster ko? Ndi monster. Uri inyamanzwa. Ushobora kuba uhagaze aho ngaho ukatutera akantu k'inyuma uhagaze. Ni ibintu byoroshye. Aho shitamfata mufashirize mikoro utavuye aho. Navuye hano. Monster wenda gutinya cyane. Shita, none se ukora bose imeze bite? Ugiye ugatura Imana. Aya gakano karabo nyine kumva. Ugiye gupropose umuntu ukunda bakakanya. Udafite wumva ko twashyira hamwe ndakamuhaye. Ubwo yagafasha. Wowe uri kundeba, wowe mukobwa uri kundeba. Umva murera focus kuri shitani uko abanza agiye itangira message. Ese abakobwa nago bagutinya bano mugani? Ndashaka shitani wenyine muri video. Abakobwa nago bagutinya? Ntibyabura. Barantinya bitewe n'izina mfite, bitewe no kunatinga muri filime. Barantinya cyane. Bahe message gira abakobwa bagukurikiye, mugani utazanabura n'umugore. Tanga manzi utange ka message. Wazanye n'akarabo. Ubutumwa nabaha hari umukobwa
wakinye muri Nigeria bita wabuze umugabo Shumurete bamuvugaho ngo na n'ubu yabuze umugabo kubera nyine ibintu yakinaga byo kuba anywa amaraso y'abantu akuramo imitima biriya ntabwo ndabigera ngo nkuramo imitima ariko nibibiye mu nzira tu kumva ariko ese wabanje ukarongora mbere yuko ukina ibyo bintu oya ntabwo mbanje tubwa ko tuzabona umugore igikwe cyaba gipfuye ariko icyo navuga ku bantu bantinya nyamuneka ntimugire ikibazo ndi umuntu nkamwe mva amaraso nk'ayo muva iyo nazamuye imitsi bereke humura ntuwikange uramufite muri kamera ntuwikange wowe ukunda ntuwikange banza wongere bereke shita wongere bereke nabimenyere bana humura do ko wikanga se humura ntuwikange iyi ni acting tuba dushaka ngo tubereke ibyo dushoboye ariko mu buzima busanzwe ndi umwana kamvuge ndi umusore witonda sinjya mvuga amagambo menshi sibyo ariko iyo ushatse ko dusabana turasabana neza kumva mbega mu buzima busanzwe ndi wa muntu nyine uganira n'abantu uzi kuganira cyane ariko none ikindi kintu gituma mpinduka muri njyewe iyo ngeze muri filime bituma inyamaswa cyane sinzi ndavuga wenda kuri filime muri Metrenzo haba no Metrenzo no mapampe Metrenzo abapampe epi ya kabiri ntangira ndi mu ishyamba mfite amaraso byo mpinduka n'indi kirura nkarya abantu ndakeka barayibonye hano mba ndi kurya umuntu mpinduka amaraso ari kujeje ni acting man ni acting ubonye mutinya ntago mu buzima busanzwe ntago bazi ukuntu umwana mwiza kuri pe abakobwa nyamune kunkunda ntimunyange ewana mfite urukundo niyo nitwaje akaraba Musta hanyuma tuvugarutse ku ruhande rwa shitani kubera ukuntu agaragara ngo bigaragara ko nyine abakobwa bashobora kuba mutinya ariko noneho body yawe abakobwa baragukunda nibyo ni ukuvuga ngo Rocky we akantu yakoze yaravuze ngo mfata abana ku ngufu ngo batari ngo imyaka 10 ngo bari abacecuru ubwo ni imyaka 2 wenda ubwo ni ukuvuga ngo ngewe ikintu cyanangaje mba ndi kugenda mu nzira abanyeshuri bakavuga ngo afata ku ngufu urumva rero nuko bintu biba bimeze ntabwo yabyoroshye ariko abantu muri rusange barankunda babonye ukuntu ndi hambo nimba ari interview ukuntu umuntu aba avuga nyine biba binyuranye nuko twactinga muri filime ko mwabyumvaga shitani nawe wabibonye ukuntu bimeze yabactingiye abereka ukuntu biba bimeze abereka no mu buzima busanzwe ukuntu avuga yana turi hambo kabisa donc ikintu bita action wundi nko mu bihugu byateye imbere nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'izindi filime ziteye ubwoba byamaze gutera imbere cyane ibi bintu muri kubivanga nka cyane nko kuri shitani ari kuva nyine afite action akora action ariko none ugasanga akora n'ibindi bintu nyine bimeze nka horror movie donc nago mufite ubwoba ko abanyarwanda batazabasha kubyakira nka shitani n'urugero umunsi uzakina urya umuntu umutima ukuramo ntago ufite ubwoba ko abantu bazajya bahura nawe bakayigira nihahamuka hoya ahubwo icyo nababwira babifate nk'akazi kuko nimba ndi umukinnyi wa filime ejo bundi nzajya Nollywood nzakina vampire sibyo nzakina wolf nzi kurya biki ndi ikirura muri filime ejo nzakina indi filime kumva ndi kuva mu kuzimu kumva ndi kuva mu kuzimu ntangira amaboko ava mu kuzimu urukonda rushoka izankunda bakora muri filime amenya yatsimbwa inkunda zishoka icyo gihe urumva ndi mu kazi umuntu niba atabimva ati ngurabona ngura ni shitani mani mufate nk'akazi turi mu kazi tugasanze negeze kubwira umuntu ati se n'iki cyaranga ati ibaze no ihise uhinduka mwiki ati bazemu
uri mu buriri n'umuntu ibaze none ukahita uhinduka ikirura abaye koko bigo mu bintu abakobwa bagutinyira nabyo birimo ndambwira ati oya ntago nahinduka yani acting muhumure koko ari filime nyinshi mba ndi guteganya nizo z'amahoro zirimo umva urabona tuvuze bundi urugero urabona nk'izi filime zaciye ibintu z'amasizon bita ngo ni bugabo bwica abantu mu mashyamba baje bayita long time urakoze long time ni filime ikanganye sibyo ikanganye cyane pa kubona wenda nkumba aramufashe bamutsemo ibice bibiri baje kumukaranga arimo umuntu ikintu gituma n'abantu bagutinya niba abavandimwe bacu ababyeyi bakuru basobanura filime z'inyarwanda abaniga kumva manje barabaniga niyo batuma nyine abantu bagutinya urugero nagwa kuri Metens of Rocky niwe muntu washyizemo none bavuga ati harahiye koko Rocky no ngo harahiye ngo shitani mama we shitani cyangwa bazi kubaka izina bane bakumva bakubakira izina ku buryo buga ati cyakora yahiye ngo nahindutse ikiruro ngo shitani akumva amajwi y'akabya kabisa tugarutse kuri we Monster ni filime ya mbere action wakinyemo bwa mbere urayibuka ndayibuka byari bimeze bite rero nukuvuga ngo ntago byari byoroshye nukuvuga ngo filime ikintu yanyeretse nuko twakoze tugategura twayiteguye umunsi wose dukora umunsi wose yitwa bayita Kigali knockout citayirwa nukuvuga ngo iyo filime nahise mvuga nayigiyemo ngira ngo ninjire mu bapampe ni yari nka approach kugira ngo babone izo video barebe ibyo nshoboye imigeri ko nakubise abantu ikindi cyari mu imigeri pa rero ubwo niho bahise bayibona baranya approaching iyo filime iba ikiraro cyo gukomeza kujya muri filime nyine izindi sanzwe hamwe shitani ko yatangaye cyehe abantu 9 cyari ngo papa mu kirere bahita bapfa bose ariko byari ibyati ngo umva ko nawe ngo papa nyine ngo abantu baruka babikabya koko narabakubita baturuka nk'injugu ari ngo papa ni papa nyine ngo papa kajya gukubita ibiti hanyuma no tumukaya tuzaza no kumereba filime mwagiye muhuriramo fight mwakoze none rero neka manzi ngarukana kuri shitani wowe ikintu ifilime ya mbere wakinyemo ukanganye cyane iteye ubwoba nyine ukina ibintu biteye ubwoba yari ari nayo bahereye hari bakwita shitani sha sikari byo ni yihe bo filime ya mbere nakinnye nkanganye cyane yari itaratera ku rwego nifuza kujya sibyo yari yitwaga Deruza kuko ninjye nahere 2014 nitwa Shitani ni filime yitwa Deruza ntago yigeze menyekana umva niho twatangiye gutangira cyo gena ari umusore none ngo kanakagaba ngo nagasore akana icyo gihe mana ari umusore niho nafite imikaka nembiti imikaka none bavuga ati Shitani ngumva aho no izina ryaturutse ariko izina kugira ngo nitwe Shitani byanyabyo noneho bifata yindi ntera ni muri Metens of n'abapampe nta uravuga ngo ntizina Shitani ryazamuye ndifite kera ariko ngeze muri Metens of bihindura isura noneho bihura binyagwa mana ampaye mbese 2020 yabaye umwaka wa revolution wo gutwika cyane noneho harimo none kujya muri bikabyo noneho erega ari igihe ukira filime udasema igikabyo buri verango yaryo akiryo ubundi fashe filime ugashema igikabyo kuvuga Shitani uragwa hasi gutya ariko nawe nyine ugashema kawe nyine kiryo kawe batuhahiye iyo filime ya Metens niyo nakinnye ya mbere mane nkanganye kabisa nteye ubwoba abantu barahabutse wallahi baratitiye ariko Monster si yaje mu nyuma yawe uyu ni umwana rega aha fight mwakoze rero sasa Monster fight mwakoze we na Shitani nta mwigize mu kubitana byanyabyo umuntu agakomereka cyaka twari twahuriye muri 5 nuko itarasohoka ariko
gatanu ko episode zabanje naje muri kabiri mva mu kirere ndi ikivejuru tugenda dukora gutyo birangira tudahuye noneho hari nuza irangira kane nibwo yate iranuza ntwaro mpita nyifata barakrosinga bahita bavuga ati none bagiye guhura ubwo muri gatanu niho twahuye nubwo itarasohoka ifilime yari irenze bya atari nkuko ari babwira ukuntu gahunda zimeze nago ndamenya neza nimba iri gusohoka nimba bari kubisobanura ariko araza kubabwira niho twakubitanye birenze noneho naye ndatinya ndafati twagiye Hollywood tugezeyo kabisa kubera ko ubonye ibintu birimo ubona ni ibintu bikomeye cyane amukubita ingumi yahindukira inyuma agasanga ndiyo nkamukubita umugeri gutyo nyine usibye kuba tubahuje gutya mu kiganiro mukamunahura muri filime ubundi mu buzima busanzwe muri abantu mubanye gute tuba turi kumwe igihe cyose ko ni ibintu bya nkoma practice kwitoza buryo tuzajya dukora action imigeri n'umuvandimwe nyine tuba duhuje igihe cyose ari nuza dupanga uburyo twakora filime izajya igera ku rwego rwo hejuru ko nimba ari action twakoze abanyarwanda bakazikunda tuba tugomba gushyiramo ibindi bintu byinshi cyane kugira ngo bikomeze bizamuke abantu babikunde innovation ibintu bishya dushyiremo utuntu twagashya nyine okay donc shitani bakwanza banzuzamura iyo ntwaro nawe niba bitakugoye dusobanure gato ku bakunzi ba Iris TV banamenye ino ntwaro shitani agendana n'intwaro imeze gute bayibona muri filime bakavuga iki kintu nagikubita umuntu ahita apfa nakakanya uri kukibona ukabona ni ikintu giteye ubwoba kwanza inkota y'intwaro aso ni inkota ni ishoka ni piki y'intwaro ubundi bwoko ki ko tutayimenyereye mu Rwanda ntabwo imenyeye mu Rwanda ko nta wundi muntu mu Rwanda ukina action movie wanayitegeza kuyikora icyo nkubwiye cyo pe ntabwo ari kwiyemera nta muntu wategeza ko indi kintu cyuma ngo mu mutwe ngo avuga ati ngiye gukora kino kintu ngo kizameze muri filime reka nawe ngende umusazi mu mutwe igitekerezo cyo kugira iyi ntwaro ni cyaje gute ninde wakizanye ninde wa designinze iyi ntwaro ubundi mu by'ukuri intwaro yitwa ni bwoko ki bundi yuri umukinnyi wa filime ushaka kugera kure urebera ku zindi filime zateye imbere cyangwa se zagiye zifata ama award cyangwa se bikomeye hari filime bita ngo abarinzi badapfa itangira babarasa bagiye bashobora ko bagiye gutabara bakabarasa abarinzi badapfa aba ari umukobwa ufite ino ntwaro imeze gutya aba ifite icuramye gutya umva ibicuramye ayitwara icuramye imeze gutya neza imeze gutya neza kumva niho nese nyirebera filime ndayitegereza ati iriya ntwaro nayikora nanjye ikaba nkiriye ariko bo ukuntu ikoze ifitemo akantu kameze nk'agatiyo kamanutsemo hano indani harimo akantu kameze nk'agatiyo kamanutse ariko ndavuga ati ntabwo nakora isa nkayo neza reka nkora imeze gutya kuko ngo iyi ngiyi nyine yayikoze mu kirere iki ni icyuma nasize aluminium kugira ngo iyi ishusho y'ibyo wifuza kubigaragara cyane ubugi busa nk'ubugi nyine usibye iyi ngiyi izindi ntwaro ufite ni bwoko ki wamaze gutunganya ngubu zihari hari izindi nkota zitari ubu bwoko inkota z'abajapani eza nkota ndende bushido bushido kurwanisha inkota ibyo byose ni mu mutwe ese ni mu mutwe ibonye umaze gukora ku kintu ugafata ku ya nkota yawe ukayifata mu ntoki ihita nyine umenya ikigiye gukora icyo ari cyo bihita bizana mu mutwe nk'ubu ngubu ushobora kuwakitinga gutya ariko umeze nk'ufashe inkota ariko ntawe mfite ariko urabona ko umeze nk'uri gucomamo inkota urumva byose ni mu mutwe nyine acting yamaze kubaho mu maraso acting iri maraso yanjye urumva mfite izo nkota abare ebyiri imwe icomekanye n'indi niba ziba zitambitse nk'abajapani nkaba mfite n'utundi tuyuyuzo natwo ariko ni ibyo gukinisha muri filime byaboneka mutumva ngo ni inkota ngerana mu muhanda nyaboneka abantu bazagutera ariko ntibazahivana
ni ibyo gucisha muri abajura bazagusanga mu nzu ntabwo bazahivana. ni ibikoresho bya sinema, ntabwo ari ibikoresho byo kuvuga ngo mumbabarire ejo batazasanga umuntu yapfuye ngo yishwe n'inkota ngo ha muntu tuzi witwa shitani. Oya, ni ibyo gucisha muri filime. Kumva akaba n'ingabo, urabona iriya ngabo Captain America bafite nayo wamaze kuyitunganya. irahari, iri mu rugo, ndetse n'umwambi uriya Yellow Queen bamuzi. Yellow Queen uramukire uriya mwamba bafite nyine nawe uri mu rugo imba narakoze. Ni ibikoresho nyine nikora ku buryo umuntu amamagaye muri filime shitani ngwino hano bizanira ibikoresho byanjye. Ibikoresho byanjye nkavuga ati iki n'igikoresho ndi bukinishe muri filime nye, kandi mfite ko ndi bugikoresha ndibukigwanisha ku buryo filime yawe ize kuba imeze neza naryoshye. Haba mu myambaro wambwira ati muri costume design nkakubaza ufite costume design ati yego, nawe ati mfite izanjye ariko zijyanye na ibikoresho byanjye n'izina ryanjye shitani bijyanye n'ibikoresho mba nifite. Wambwira ati ndabifite, nimba ari nko mbizana urambwira, kandi izina ryanjye nta kumpindura izina ryo muri filime. ubu filime zose uzakina uzaba witwa shitani. Ni shitani. Ese ubu ijambo shitani kuri wowe urisobanura uti? Ijambo shitani ni ijambo risanzwe, njye mfata nk'ijambo risanzwe, ni ijambo riraho tu risanzwe rwose, ntabwo ndifata nk'ibintu gikomeye. Oya, kuko ikintu cya mbere yaba izina shitani ndifata nk'ikintu gikomeye, imba nkora nyiri ibintu bya shitani, imba ndi shitani ya original, sibyo? Ariko ko nyiri ari izina ryo muri cinema, byo muri filime rimgaburi ririmo umugati ashanje numva ntari waninyita shitani ntacyo. Ibikorwa bya shitani se ubundi apart ya filime, ibikorwa bya shitani ari byo ushyigikiramo? Ntabyo rwose, ntabyo uriya nta migisha guha. Abantu bashobora kumva ko warise shitani bakavuga ati umutipe ashobora kuba nakunda shitani mu buzima busanzwe, akaba yapresa cyangwa se ashimishwa n'ibikorwa shitani akora. Oya, shitani akora ibikorwa byiza. No se ninga ko bita ngo ba Yesu, umva ntibari se bitwa ba Yesu, barahari n'abandi bita ngo ba Lucifer, numva bavuga hari nk'umukobwa wise shitani awise Lucifer yitwa yise Lucifer, no muririmbyi ngo arimba hip hop nyema nimba tari R&B simbi ngo yize ngo ahubwo muzahure bana uzamuze nawe ngenda hari tugane mubaze ati ubundi vipi byawe uyo VP uyo ufate ukita Lucifer nanjye nkitwa shitani biba mwubwo ubundi bimeze gute? Twibane rero tuba umugore n'umugabo, kuko icyambe ntabwo n'uwitwa Lucifer nta mugabo uzabona. Nge ngo gweze ukuri, kandi nawe ufite ikibazo nanjye ubwanjye mfite ikibazo cy'izina ryanjye nta mugore nzabona. yazahira ari uwo twiyunge tubyara abana ntari bitu twikomeze gahunda. wana mugani umwana mwabyara kwitwa ndi Lucifer shitani nuno yazitwa ndera Lucifer rashad afite n'amahembe hanyuma Monster, wowe usibye kuba ugenda nyine ujyanye body yawe wamaze kubaka, hari ibindi bikoresho ugira bya sinema nawe wateguye nk'uko n'umugabo mbona yarabateguye byo kurwanisha ibibando se inkota se? Ni ibibando ariko za micako ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu aba agomba kubitegura ko ni fight. Hazamo ibibando, hakazamo micako, hakazamo n'ibindi bintu nyine byinshi bakoresha muri action. Ariko ubu ngubu ntabwo nakubwira ngo nabitegura ngo birahari, kubera ko umuntu biba bisaba ngo abe afite content ye. Urumva nka story hari igihe umuntu ashaka ko yadukore filime ugasanga bya bintu ntabwo bijemo. Urumva rero biba bisaba ngo wowe ube wakoze story uze kubishyiramo, kuko ntabwo ari henshi bakunda kubikoresha. Okay. Donc noneho reka twinjire noneho mu kanya tubaza no kumenya background zanyu kugira ngo tubane tumenye ibikorwa byanyu. Kwanza ese dukwiye kubamenya mu kanya turabamenyaho gatoya. Turi kuvuga kuri sinema nyarwanda, kuyubaka, kuzamura action muri rusange. Tukatwinjire muri segment igira iti ese muri kubona filime nyarwanda kugeza ngubu cyane rya ko na muri action ko drama zo mbona zitangiye kugenda ziryoha muri drama muri action. Nize mbogamiza abanyarwanda mufite kugeza uyu munsi kugira ngo mwe mwakora filime iri international iri ku rwego rw'umuzamahanga? Imbogamizi ziri muri action film ni nuza ibikoresho, kubera ko
action iyo iragoranye babisaba kamera ewana za zindi ziri ku rwego ruri hejuru ibikoresho za gimbo amadrone ibintu nk'ibyo ngibyo kandi urabona twebwe muri action turacyari hasi amafaranga nyine yo kugira ngo dukoreshe ibyo bintu nayahari urumva ni imbogamizi ariko umuntu abonye nk'abaterankunga ibyo bikoresho cyangwa hakaza kubera muri action hazamo na matora urabona hari ukuntu umuntu mukubita umugera akaba yagwa kuri matora nyuma bakaza gukora indi take yaguye hasi urumva rero ni ibyo bibazo dufite ikindi nuko dukeneye abantu badusapotinga filime za action zikamenyekana cyane bikaba biri branched na drama urumva rero urumva bamwe bari hejuru twe gutyo nyine turasumbanye birasaba ngo twese duhuze nk'abakinnyi ba filime nimba ari umuntu wateguye filime ya drama hakaba hazamo action kugira ngo action yacu igera ahantu igera donc noneho wenda tukira aho ngaho usibye wenda kuba ari ibikoresho bibura bigezweho abakinnyi bo bari kuri standard nziza ku buryo ubona ku Rwanda rufite abakinnyi bahagije haramutse ari ibikoresho bimeze neza twaba dufite filime nk'izo tubona muri Hollywood urwego turi ku rwego rwiza kubera ko iyo ubona nk'aba Scott Adkins n'aba Jackie Chan bara bose ibintu bakora turabizi nimba ari imirwanire karate gutera ingumi neza umugeri neza acrobacy gymnastics kuba wasimbuka nk'ahantu ukoze iki imbere ibintu byose turabifite ahubwo nyine ikibazo tuba tubura ni amafaranga ni kuvuga ngo ya mafaranga azakora iki ya mafaranga azakora ahantu ho kugwa nimba ari imigozi za kudufata tukaba tuyifite niko gutera imbere urumva rero nimba umukinnyi aza kuri nuza akaba nta kintu nta recuperation yabonye iri hejuru usanga rero ari cyo kibazo ni kuvuga ngo muri action turabura amafaranga hashaburamo investment kabisa mubona urwego biriho investment ikenewe mubona umuntu ku giti cye yabikora yaba investisamo cyangwa ni ibintu biri ku rwego rweje kurya ari igihugu gikwiye ko intervene igihugu gikwiye gushyiramo amafaranga ni ukuvuga ngo n'igihugu bari byiza byaba byiza cyane kurushaho ariko n'umuntu ku giti cye ashobora ko yabikora bigakunda igihugu ho bije ari igihugu yaba ari indi level tuzamutse iri hejuru cyane tukagera kuri level iri hejuru ariko nk'umuntu ku giti cye akaba yakora ikintu kiba kigaragaza y'amano dufite ku buryo n'ababa support abo hanze badusanga bakatu approaching shitani uri kuntera n'ubwoba nagonye kuvuga shitani ndumva nshobora kuza wowe kuri monster neze nkutokesha bro uri umwe mu bacteri beza pe reka mbivuge muri action hano mu Rwanda ariko nk'umuntu witegereza uburyo imikinire aba urwego standard bamwe mu bacteri dufite bano bariho ese arandi mazina ushobora kumbwira wenda uvuga ati kabakanaka mbona bagerageza ukuryo bashyira hamwe rwose bagakora twakora action movie iri ku rwego ruri hejuru ndebye muri sinema nyarwanda sinjye gushyuza acting wenyine tubihaye n'abandi ndavuga wenda ku rugero ndavuga urugero mvuze kuntu twagiye duhura muri sinema harimo njyewe Kivejuru hari n'abandi batari hano ba Shil murabazi harimo na ba Tonto twakijyanye mu mafilime atandukanye action movie harimo na ba Bruno nabo twagiye dukorana mu action sibyo urumva abo bose n'abantu bazi icyo bita acting sibyo mvuye kuri abo ngabo hari n'abandi batubanjirije nka Ngenzi nawe ni umukinnyi mwiza haba muri drama haba muri action arashoboye sibyo hari n'abandi bahari hanze hano bashoboye ariko nuko twese tutatana dushyire hamwe sibyo yaba twashize hamwe tugashyira hamwe igitekerezo cyacu cyakabaye kiza cyane sibyo ndetse ndakeka na action mu Rwanda ihagera ku rundi rwego rushimishije cyane numva ariko mu gihe tutazashyira hamwe buri muntu yibere muri ibi ngibi isemerwa ntabwo izagera ahigera ikindi nk'uko wabivuze
ku muntu ku giti ciwe agerageza uko bishoboka byose kugira ngo azamure sinema nyarwanda sibyo ku giti cye ariko ugasanga bwa bushobozi cyangwa se bya bikoresho ntabwo abifite ariko tugize amahirwe igihugu cyacu kikareba impano dufite kikareba naho twifuza kugeza sinema nyarwanda ndakeka badufasha ni ukuri badufasha kugira ngo sinema nyarwanda izamuke ive ku rwego ruriho ive ku rwego iriho ubu ngubu ku buryo yazamuka ikava ku rwego iriho ubu ngubu ku buryo yagera ku rundi rwego twifuza kugira gute kuyigezaho kumva ariko nyine leta ibishyizemo imbaraga byakunda cyane byakunda mwarakuvaho ese ubundi abantu wenda bashaka kwibaza se ubundi buriya bitewe n'imirimo cyangwa se n'uburyo na character wambaye muri sinema imikinire yawe ibyo ukora ubundi ari umukinnyi ukwinspira niwe mukinnyi hirya no hino ku isi cyangwa mu mafilime yose ujya ubona uvuga ati uyu nguyu niwe mbona nkora inspiration y'ibintu nkora umukinnyi avuga ko ndeberaho ni umukinnyi bita Boyka Scott Atkins Boyka ni umukinnyi ndeba kuko Boyka actinga neza cyane Boyka actinga ku buryo ubona ko ari ibintu akora nyine nawe bimurimo sibyo wenda ari kuri level nini cyane kundenza ariko nyegeza kugira gute kumureberaho nkavuga ati akoze ikino ikiranye ndagikora sibyo abantu benshi bazi ko shitani ari wa muntu uzi kurwana gusa bazi ko nta so wakina filime y'urukundo cyane nakubwita ibintu byose nabonye witwaje n'akarabo nabaretse akarabo burya ibintu byose iyo wigishijwe urashoboka ndabikora ahubwo mu gitekerezo irya tuzakubona muri filime ya love story byibuze abantu bakongera kubona mu yindi image niba yandika hakaba ari umuntu we ukeneye ko nagaragara muri filime iri romantic sibyo nge ndahari kuko ndi moment actor ni wa mukinnyi nye ujuwa role zose zibaho sibyo ni wa mukinnyi ushobora gufata action drama romance comedy sibyo akisanga mu bintu bitandukanye akisanga muri action akisanga muri drama akisanga muri comedy sibyo hari igihe ushaka kuhindura nyine kugira ngo koko abantu baba baguhazi bakubona muri shitani aho rarakaye ntabwo tumona muri romance ntabwo tumona mu bindi bintu nyine washaka guhindura nk'akantu ugiye gukina romance wagumye kwitwa shitani shitani mu rukundo nakwisha akazina satani love akazina baragahindura kwitwa nkandi biterwa nyine na director nyiri igihangano sibyo nk'ubu urugero filime yitwa ururabo series ururabo kumva nakinyemo mba nkunda natumva no umusore nyine utuje imba mfite ikikobwe cyiza shaho imba ntereye hanyuma musta twagumye kuvuga ati leta ishyizemo imbaraga ikazana ibikoresho bihagije urwego rwiza action mu Rwanda nayo yahita izamuka hirya no hino ku isi natwe tukazamura izina ese ubundi leta ishoye mu ayo mafaranga iyo umva byayimarira iki ku giti cya umva inyungu yabikuramo ari iyi ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu nko mu Rwanda nka Visit Rwanda hari ikintu bakoze bajya kwa approachinga Arsenal nanuza na Paris Saint-Germain ni ukuvuga ngo kiriya kintu bakoze natwe twakagombye gukora bakagombye nyine ibyo bikoresho baduhaye natwe twagera kuri urwo rwego rwo kuba twa branding igihugu cyacu Visit Rwanda n'ibindi bintu byose niyo nyungu ihari kuba twakora ibintu bikagera ku rwego rwo hejuru bakamenya ko ari Rwanda iyo Visit Rwanda byaba ari simple kugira ngo bayimenye tubona aba tourist benshi très bien donc igihugu kizamure cinema cinema izamuke ku rwego rw'isi noneho batangira babone n'ama location mu buryo bwa Visit Rwanda yes reka turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko abantu babanje kumva ibikorwa byanyu filime mukina amazina muba mufite muri filime areka dusoreze kuri background yanyu ho gatoya tumenye Monster ubundi avuka hehe afite imyaka ingahe ni umugabo ni umusore avuka mu muryango w'abana bangahe ni muntu ki
Monster nyine ngewe mu mazina ni Niyonzima Alfred, niwe hano ku Muhima. Mfite imyaka 22 nyine isatira ni 3. Nuko ngewe ni single. Ndi single, nta mugore mfite, nta mwana mfite. Mfite umukunzi gusa. Nta mukunzi mfite ngewe. Aze gukeba nubwo ubusore bwawe ufite mu kanya abakobwa baraza kukwandikira. Tanga nimero yawe. Abakobwa baranyandikira, ariko nyine kuba gukundana ni ikintu gikomeye cyane. Biba bisaba ngo uhe umuntu umwanya. Rero nge nimba maye umwanya siporo zanjye, uzasanga nyine nta mukunzi zaba mfite. Ashobora kuba yaboneka tukaganira, ariko ashaka kugira ngo tujye mu rukundo, ariko kubera ibintu iyo utamuhaye umwanya biba bibaye habaye. Ariko n'ubundi wabivanga mwese abagabo nibakora bakanagira umuryango kuba kubera urabona muri iyi minsi ukuntu bimeze. Urukundo nta mafaranga, nta muntu nyine urukundo bakunda amafaranga, ntago badukunda. Nuko ngo iwe udafite amafaranga ubwo uba wahiye. Ni waba uri umusore kaje. Ariko nyine bigiye bitandukanye. Hari igihe umuntu agukunda nyine akagukunda, ashobora kuba afite amafaranga cyangwa afite wowe uyafite, ariko hari igihe umuntu agukunda. Ariko muri iyi minsi ukuntu bimeze, urukundo ruriho nanjye rwarancanze. Urukundo ruhari, umuntu murakundana akaba afite uwundi yagutendetseho, nyine abafite nk'abantu benshi bari inyuma. Wowe niyo bino bavuga ngo shushu B, ugasanga uri shushu C cyangwa shushu F. Uri shushu D. Bidanga. Ugasanga uri shushu A, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero nje navuze reka mbanze nkora ibintu byanjye, nimara kubona amafaranga nibwo nabijyamo. Ariko mu gihe ugiye muri biriya by'urukundo ugasanga uteye umwana, uteye inda, kandi nta kintu ufite kurera umwana, ureba vision y'umwana ni yawe, ugasanga hahiye koko nibizavamo. Hanyuma Monster, none reka nawe tugusorezeho. Monster ni muntu ki? Apart y'ibyo twavuze byose, background twumvise, undi ni muntu ki? Uri single, uri married, donc urubatse, uri umusore, uvuka he? Amazina nyine nitwa Ukwizagera Gaspard. Metis. Nta mugore, nta musheri, nta mwana. Ngiye mvuka Angola, mu murwa wa kure cyane. Angola. Gamba. Munyangora ni papa ni mama? Ni papa. Ni papa, ariko mama n'umunyarwandakazi. Nuko yitahiye, Imana imuheruko dashira, uko yaturwanyeho turabana bane. Hano mu Rwanda duhari turabana babiri b'abahungu. Naho abandi bo baba muri Angola. Cyangwa Imana yarabakunze kuba. Oya, Imana yabahaye ubwiza, irabasiga basigiriza. Bashiki bawe baha buri kimwe cyose umuntu aba akeneye mu buzima. Ariko ndabishimira Imana kuko nibo bantu nabo supportinga sometimes mu byo nkeneye. Bumva batuye mu Rwanda nabo. Oya, bo ntabwo batuye mu Rwanda. Bisaba gufata ya modoka Kanombe, ya modoka iguruka. Bisaba kuyifata. Ariko ubundi ubuzima busanzwe nababwiye amazina yanjye, mpura n'abana tuvukana naho navukiye. Gaspard mubona hano ni umuntu usanzwe tumubuzima, araciringa, araganira cyane. Abantu banabyumvise. Araganira, ntabwo ari wa muntu nyine ufata bya bintu akina muri filime ubuze n'ubuzima busanzwe. Oya, usanga muri gahunda kwibyina akadanse, kumva tuzi twa hato na hato. Ese mu buzima busanzwe ukora iki? Apana filime? Apana filime. Mu buzima busanzwe nesitara ibyuma mu makwe by'ibyo bwa sonorisation. Ikindi ndi umwubatsi. Reka uraza gutera igipande. Cyanjye ndi mubi. Urya sima. Mufundu utarya sima. Nkaba ndi umuntu nanadekora mu makwe. Nuko nyine iki gihe nyine byabaye zuwa hama basigaye batwari ubuntu. Nakora nta gitakoze. Kubona nabyo itazatuzanira. Ikindi umugenzi avuze ku bijyanye n'urukundo, rero amuvandimwe we urukundo rw'iki gihe cyane nk'izuba rigenda rikagaruka. Très compliqué.
kabisa udafite amafaranga nuko abo ufite nuko afite amatuza kare gaciye waza kumuha nka miliyoni 100 wawe ureba ubu yabona nk'icumi burya abakobwa tureke n'amafaranga bakunda umuntu uri smart nuko n'amafaranga uba ufite uri ku cyangwa abahiye ko abahiye ku cyangwa buri kamabona agakweto agahinduye agapantaro agahinduye agashati agahinduye fresher nete gutwika umanuka utavugisha muri kariti ati shitani yarahindutse afite amafaranga shita uraho amakuru ni meza mota wangeje ku kibuga cy'indege buri kanya abaye ko bamye amafaranga yawe kandi amafaranga ufite burya uri smart kandi wigiriye nk'inyabugogo ugiye kwitembera imotonyeza ya poti ugiye kwitembera ugiye kuvuga ati ngeza ku Kanombe cyangwa se ndaje duhure muri Marriott okay ndaje nsinye contract ya minute 15 abahahiye koko atungana agiye gufata ifaranga kandi ugiye muri filime mani burya iyo wiyitaho ntabwo buri umukunzi burya barabana barakubaha cyane ariko iyo witwara nyine uko bitari nta terambere wageraho ari umuntu agukunda Monster donc tugane ku musozo ariko murasiga mubwiye abantu umuntu ushobora kuba yabakenera muri ibikorwa byanyu umuntu ushobora kuba basapotinga cyane ko turi mu bihe bitoroshye tumiye cya covid kandi ntago muzagarara gukora ntago isoko riri gucuruza muri rusange ashyira ibintu byinshi bigifunze mukeneye support kugira ngo muye mubaka impano donc umuntu wabakenera ashobora kubabona kuziye nimero ashobora kubasanga ye handi byose tubariho dusoreza donc ahantu ngewe ubu ngubu ni ukuvuga ngo umuntu wanyenera yamamagara kuri izo nimero nkaza nimba ari ukumutoza siporo ashaka kumenya ngo ikinyuma imigeri bira bintu dukora muri filime kuko abantu benshi bagiye banganiriza yamamagara nkaza nkamukoresha imyitozo nanjye nkamusangiza ubumenyi mfite nawe wakenera shitani ho yamukura he cyangwa ari buri hamwe njyewe se kunyera mu mwuka n'umwijima ariko uwankenera wese kubijyanye no kumufasha muri action cyangwa kumutoza uko yakina filme kumva yansanga kuri 078 05 925 ndayisubiramo ni 078 05 925 yes reka rero dushimira abasore bacu twaganiriye umunsi tugumye tubashyigikire mu by'ukuri ni twebwe mu maboko kwiye kubasunika nta wundi muntu uzabikora donc ndabashimiye cyane nabaha courage mu by'ukuri byose ikiganiro cyari cyiza tubitatuze tuganire tuganire ku byinshi bitandukanye abanyarwanda bafitiye amatsiko mukumbuje rero niye filime mukumbuje abanyarwanda dusoza muzagaragaramo ni kuri muri media ni filime izina nagukwera ko itarasohoka nago bashyiraho izina n'indi filime yitwa Pilot nizo ngizo nizo filime ko ari ebyiri ariko nabibutsa yaboneka abapampe naho ndakeka kujya hanze gatanu harahiye kuko hejuru cyane kuko hejuru ko eshatu giye gusohoka vuba hano kabisa yabana muri ati mukora ku nzogera n'iki kuri Iris TV ugahita wimanukira yes reka rero nshimire cyane abantu badukurikiye burya umuntu wafashe umwanya agatangira ikiganiro akaba gishoje ni umuntu w'agaciro cyane Imana imumera imigisha myinshi cyane ndamushimiye aho yaba ari hose ku isi donc mukomeze mukore subscribe mushobora kudusura kuri website yacu ni iris.rw cyangwa se iris.rw ukareba n'abandi makuru agiye atandukanye avuga ku byamamare muri sinema mu muziki hirya no hino ku isi hanyuma rero ikindi kintu ngiye kubakorera chance brother thank you so much